bacu batakiriho, twatandukanijwe n'urupfu, abo twasigaraniye inzibutso zabo ku mutima, tudateze kwibagirwa. Yego nibyo barasinziriye ngo baruhuke amagorwa yo mu isi, kandi ni koko Imana mbere yuko tugira ikindi gikorwa turi bukore, tubanze dushima Imana, hanyuma izindi gahunda zirakurikiraho. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wabanye natwe mu rugendo rwose rw'icyumweru tumaze tubuze umubyeyi wacu, waduhaye ibihe byiza byo kugira ngo tuvuge amateka n'ibyamuranze. Tugushimiye yuko ubwo twatangiraga urugendo rw'iki gitondo twakwiragije ngo bane natwe. Uratuyoboye mu rugendo rwose, tugejeje mu icumbi aho muzehe yari acumbitse, kugira ngo tumusezereho bwa nyuma turi bazima twese nta gikuba kiducitsemo. Uhabwe icyubahiro. Gahunda zose zigiye gukorerwa aha ngaha kugira ngo tuve aha twerekeze aho tuza kubonera ijambo ry'ihumure, ziyoborwe nawe. Komeze guhumuriza imitima y'abana bawe bose bafite intimba, kugira ngo ijambo ryawe ari ryo ribasha kubahumuriza. Ngaho rero ibisigaye byose tubishyize mu biganza byawe, ngo bibe uko ushaka bye kuko dushaka, bisabye mu izina rya Yesu. Amen. Akoze.
tugiye ku gihe, tugiye gufatanyiriza hamwe guhimbaza Imana mu ndirimbo mu gihe turaba turi mu gikorwa cyo kugira ngo tuze gusezera. Ubwo abo nza gusaba bari hanze baza kujya dukoresha ubu buryo. Ndaza gusaba abantu kugira ngo hano baze kuduha inzira, kuko abasezera baca gutya, bagire ducana muri uyu muryango dusohoke. Dusohoke basaba kugira ngo tuze kwikumva igihe cyabo. Abaza gusoza iki gikorwa bafite uburyo bagomba kwita bagenda, twinjire mu modoka. Tuze gufata umwanya wo kuguma hanze ngo twongere tuganire, baze kutubwira ngo twinjire mu modoka tuze kwerekeza aho tujya. Ahubwo bari busoze iki gikorwa ndabasaba kugira ngo tuze kwita dufata umwanya twinjira mu modoka ziri budutware, kandi n'abafitemo imyanya hakaba hari abantu hano badafite uko bagenda, turabasaba kugira ngo baze kudufasha mu gutwara abo bantu, kugira ngo tuze twese kuva hano nta muntu usigaye kandi nta n'umuntu ugiye afite umwanya mu modoka. Murakoze. Reka rero dusabe abari hanze kugira ngo badufashe batubimburire muri icyo gikorwa, hanyuma ab'umuryango baraza kudusoreza icyo gikorwa, tuza kwinjira mu modoka tugenda. Murakoze. Turafatanyiriza hamwe icyo gikorwa kugikora turi kuririmba rebere indirimbo mwari mutangiye kuririmba ya 5, hanyuma turafatanyiriza hamwe n'abandi twese turabikora turi kuririmba. Murakoze. Umurinzi wemenyeshigihe mbese iwacu ni muhero, ati ijoro ryijimye cyane ariko buracya. Ntukarire ntubyugende nturorere kwiringira kugeza igihe uzasohora umunsi uhoraho. Murwanyi w'icyo mbwira nawe ansubiza yitonze ati intambara igiye gushira, guma ku rugamba. Wibabara ihangane wireke imirimo yawe, kuko tuzabona ibihembo tumaze gutsinda. Ndacyabazi ibyaremwe byose binsubiza bica biti inyama igiye guhanguka hazindi idashira. Ntukarire bimenyetso byerekana mo tugeze
abarokotsi ibyago byo hasi bazakoranwa, abazatumira azajyana nabo. Umwami nagaruka ikondera rye rizavuga, amateka azaba agiye gucibwa. Azaba yabararitse ubwo azabahamagara, azaba yabararitse abazatumira azajyana nabo. Uwo munsi abapfuye muri Kristo bazazurwa, bazava mu bituro nkawe rwose. Abo yitoreye bazimana nawe mu ijuru, ubwo azagenda azajyana nabo. Murakoze. Reka dusabe abari hano kugira ngo badufashe muri iki gikorwa cyo gusezera. Noneho gusigara ababyeyi nako abana n'abavandimwe bamuzehe, ariko abandi bari hano bose tumaze gusoza iki gikorwa kugira ngo baze kudusoreza uwo mwaka barimo hano, tuze gusigara mama n'abana baze kudusoreza, ariko abandi twafata umwanya wo gusezera kugira ngo iki gikorwa tuze kugisoza neza. Murakoze. Tugerageze twese dukoresha uburyo yabararitse ubwo azabahamagara, azaba yabararitse abazatumira azajyana nabo. Iyo tuzajya dukorera umwami tudahwema, tuzajya dusingiza urukundo rwe. Maze ubwo tuzarangiza imirimo yacu isi, tuzateranwa tujyane mu ijuru. Azaba yabararitse ubwo azabahamagara, azaba yabararitse abazatumira azajyana nabo. Dufashe n'abandi dukore icyo gikorwa twiga. Kumera n'ugusinzira, nawe ukangurwa mwarira, nawe umwanzi ashukirayo. Gusinzira muri Yesu no guhangukira bwiza, n'amahirwe y'abizeye ko bazahabwa ubugingo. Gusinzira muri Yesu no gukangurwamo nawe n'imbaraga y'Umukiza, ntabwo izabuzwa n'ibyago. Gusinzira muri Yesu, kuzurwa n'ijwi ry'Imana, maze ibituro bivemo, abera bose barambe. Reka tubasabe abari hano mwegere umwanya wo gusezera muzehe.
nawe hose kugeza ubwo tuzabonana ubwo tuzabana na Yesu kugeza ubwo tuzabonana Yesu abe hamwe nawe hose Yesu abe hamwe nawe hose Yesu n'ibyaha agukeneye ukuboko Yesu abe hamwe nawe hose uri Imana nziza, uri Imana idukunda, izajya rihimbaza. Turagushimira uburyo wabanye natwe, ukabana natwe mu burwayi bwa papa, ukomera ko igihe nk'iki agiye kuruhukira mu gituro, izajya rihimbaza. Turi hano twishyize mu bwishingizi bwawe. Uzi neza ko wabaye Imana ya papa, uzatubera Imana. Uzaturinde, uzaduhe gukomera ku Mana ya papa. Tugushimiye ko waduhaye inshuti, abavandimwe, abaturanyi beza babana natwe. Ni ukuri ubagirire neza, utuyobore muri iyi gahunda, abafite mu nshingano gukomeza kuyiyobora ubagirire neza. Nubwo tubabaye, ibi byose bijya bitwibutsa ko Satani yamanukiye isi, dukumbure kuzaba muri Kanani yawe yo mu ijuru. Utugire neza kuko uri Imana, ibyo wabona byatuma turushaho kuvuga gukomera kwawe, uduhere mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze. Nta yindi gahunda yindi turi buze gukurikizaho, tugiye gusaba ko abafite mu nshingano kongera kudufasha muri iki gikorwa gikora mu buryo
bavandimwe bongeye basuhuza mu izina rya Yesu. Imana ni nziza, Imana ni nziza kandi ibihe byose. Reka dushimire Imana ko twakomeje kuyisaba kubana natwe, baho umubyeyi wacu asinziriye, tukaba twigeze hano aho tugiye gufata ijambo rihumuriza umutima, izina ryayo riramukirwa. Ntabwo nizeye kumuzanira kugira ngo tugire tumukorera bindi, twebwe abazima bariho dukeneye kumva igomba kuruhuza imitima yacu tuba twitegura kugira ngo urugendo rwacu dusigaje imbere tutazi igihe ruzarangira, Imana izabane natwe. Tubahaye ikaze rero mwese abatabaye umuryango wa Niragire Joashi, inshuti y'abavandimwe, abaturanyi, abizera basiganaga, mwese turabakiye hano mu rusengero rw'i Kanombe. Kandi duhaye n'ikaze abana b'umubyeyi, abuzukuru, umubyeyi, mama cyangwa umufasha Niragire, mwese tubahaye ikaze kandi turabakiye. Imana ikomeze kubakomeza mu izina rya Yesu.
kandi twakiriye n'abapasiteri turi kumwe na pasiteri Sabyimfura Ezekiel nawe yaje kubana natwe kuri iyi gahunda, kandi turi kumwe na pasiteri Kabera Naftali umuyobozi w'intara y'Ivugabutumwa ya Murehe aho muzehe ateranira. Reka mbasabe aho bari hariya bagejejwe maze tubakire by'umwihariko. Bariya bapasiteri gufasha tubakire, turabakire mu izina rya Yesu. Imana yamugishe. Murakoze. Igihe uri kuvugana yitwa Obedi Sibomana, ni umwizera wa hano muri itorero ugiye uyoboye gahunda. Turi kumwe na Niyonzima Vedasta, umukuru w'itorero umuhuzabikorwa w'itorero rya Nyarugwa muzehe yateraniraga, aza kudufasha mu kanya tumaze kuririmba, aza kudusengera. Turi kumwe na pasiteri Bazimaziki Deo Gracias, umuyobozi w'intara y'Ivugabutumwa Ndera, uruze nayo kudufasha muri uyu muhango ufatanyije na pasiteri twese duherekeje Kamanzi Mesa, pasiteri umuyobozi w'intara y'Ivugabutumwa hano i Kanama. Kandi muri iyi gahunda turi kumwe na korali Nakoro, ari buze kudufasha mu ndirimbo ihumuriza imitima yacu. Bangahe twakiriye baduhaye ikaze kugira ngo ijuru bari natwe muri iki gikorwa kandi kigende neza. Amen. Twese Imana iduhaye umugisha. Abageze hano rero bwa mbere mbere y'uko tuhaguruka tubifatanyiriza hamwe mu ndirimbo kuko kwa mbere gusa hano ari buze gukenera uburyo bari buze gutwikira ibirenge, baza kugaragara hano inyuma y'urusengero rukuru, niho muri buze kubona aho muri buze gukemurira icyo kibazo. Reka rero basabe tugejejwe dufatanyiriza hamwe guhimbaza Imana mu ndirimbo y'ijana na 89. Umuyobozi w'indirimbo n'umuyobozi mukuru w'indirimbo hari atambuka gufashe, ariko nabonye wabaganwa ijana na 89 ahari umuyobozi n'umuyobozi w'indirimbo hano atambuke afashe icyo bibiri. b'umuryango wa Joshe, twongeye kwishimira ko turi aho imbere yawe mu rusengero rwawe rwera, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twese
twahurijwe hamwe kugira ngo duherekeze umubyeyi wacu. Tugushimiye rero ko uri kumwe natwe, dukomeje tukuragiza ubugingo bwacu kugira ngo uyu muhango ugiye kubera aha ngaha twibutse yuko wacu ari mu ijuru, kandi nubwo urupfu ruriho duca muri iyo nzira ariko si ryo herezo ryacu. Uhe buri wese rero kuzirikana iherezo rye. Ijambo ryawe ritubwira ko abazima bazi ko bazapfa ariko bapfuye ntacyo bakizi. Reka mu gihe tuduhaye guhumeka dushoboze gushikama no kugendera mu buntu bwawe. Nuko wahisemo umugaragu wawe Pastor Kamanzi kugira ngo ayobore uyu muhango, imbaraga z'ijuru zimwihangemo, kandi icyo wifuza ko cyakura ku mitima yacu kikaduteganyiriza ubwami bwawe kimukoreshe data. Twishimiye rero ko ibyaduhesha amahoro bwawe ikuzo tubibonera aha hantu, tukaba tubyakira ngo twizeye mu izina rya Yesu. Murakoze. Reka dukomeze kwihanganisha umuryango muzehe Niragire babuze umubyeyi. Ijuru rikomeze gutanga ihumure mu mitima no kubatera ibyiringiro bikomoka muri Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Reka duhamagare ufite imibereho yaranze umubyeyi wacu atambuke atugezeho imibereho ye, hanyuma nasoza turakira korali intako mu ndirimbo imwe, hanyuma tuze gutegera amatwi izindi gahunda. Twaherekeje umubyeyi nk'umuyobozi mukuru. Ubu bari hano babonye hari ibidasanzwe kuko muri iri torero tugira icyiciro cy'imirimo y'urubyiruko mu itorero. Rero umubyeyi wacu yari ari mu rwego rw'abayobozi bakuru, niyo mpamvu rero uri kubona gahunda zose zitandukanye n'izindi mwari musanzwe mubona. Ni umuyobozi mukuru muri iki cyiciro. Umuntu asinziriye ari umuyobozi mukuru rero aherekezwa n'ubundi umuyobozi mukuru, kuko inshingano ze Imana yamuhamagariye gukora ku isi ziba zisoreje aha, abandi basigaye bagakomerezaho umurimo. Reka duhamagare rero dufite amateka n'imibereho y'umubyeyi atambuke, hanyuma atugezeho imibereho nziza kandi ikomeye. Ngiye kubagezaho amateka makeya y'umubyeyi wacu. Umubyeyi wacu yitwa Niragire Joachim, yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 1950. Ababyeyi be ni Banamwiri Ezekiyeli na Nyarwanda Gabriel. Papa yari umubyeyi wubatse, ndetse yadusigiye umubyeyi mama uzamukunda Veronique. Bashakanye ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi 1988. Papa yabyaye abana batandatu, afite n'abandi batatu yareze akavuta nk'abana be. Twese hamwe tukaba turi abana 9. Asize abuzukuru 20. Papa akaba umukristo n'umudivantiste umunsi wa karindwi, wabatijwe mu rusengero rw'Inyamirambo, kandi akaba ari umushoferi cyangwa se umunasitari. Yasinziriye ku itariki ya 5 z'ukwa kane mu mwaka wa 2026, afite imyaka 75. Yazize uburwayi, akaba yararwariye mu bitaro bikuru. Papa yabaye ahantu mu cya hafi, nyuma yabaye igihe kirekire, nyuma yimukira mu murenge wa Murugu mu mwaka wa 2020. Akababwira papa wacu yari umuntu mwiza, yari umuntu mwiza pe muri rusange, ariko ku by'umwihariko natwe abana
yatubera umubyeyi mwiza. Papa araturera nta bushobozi bwinshi afite, ariko mu byo yari afite byose yarabiduhaye. Nta kintu na kimwe twigeze tugurana umubyeyi wacu. Papa yari umuntu ukunda isuku no kwambara neza, ndetse twakuze batwita abana bambara neza muri karitsiye twabagamo. Bamwe muzi ko papa yakundaga gusoma, abandi mukaba muzi ko papa yakundaga gufasha abandi, abandi muzi ko papa yakundaga guseka no gusura abandi. Reka mbabwire ibintu bibiri bityo. Papa yari umuntu ukunda imikino muri rusange, cyane cyane agakunda umupira w'amaguru. Yajyaga tujyana ku kibuga kureba umupira. Mwe mu Rwanda tujye mu mupira akunda kuwureba ndetse no kuwukina. Umunsi umwe yatujyanye mu Gisagara ahantu bakinaga umupira, nuko mpagaze inyuma y'abantu bari bicaye kuko nari muto, natera umucenga nanjye ngacenga. Ikindi kintu cya kabiri papa yakundaga indege. Umunsi umwe tw'abana bato cyane yaradufashe atuzana hano i Kanombe ku kibuga cy'indege, ariko icyumweru nta ndege nyinshi zihari, ariko yaratuzamuye tugeze hejuru. Icyo gihe abantu bajyaga hejuru bakicara, hanyuma tugurira fanta, turarindira tubona akadege gato karaje, tubona abantu bavuyemo, ubundi karongera karaka gasubirayo. Ati bana bajyane ku kibuga, indege n'iziriye. Ntabwo nari nzi ko nzagaruka hano i Kanombe nkanyura kuri iki kibuga nje kumuherekeza, ariko papa yatumye nkunda indege cyane, ndetse nkagira amatsiko yo kumenya ibintu bigendera mu kirere. Ikindi papa yatwigishije gukunda Imana. Papa yakundaga Imana cyane, yakundaga gusenga. Yavugaga ko ibintu byose afite yabihawe n'Imana. Papa yaradusengeraga buri munsi, aba ku isabato mu gitondo akadutunganya akatwandika, mbese yadutoje kujya mu nzu y'Imana. Tukiri bato papa yaraduterura akadushyira ku rutugu akatujyana ku rusengero ku Muhima tuvuye mu cyaha. Nta mwana wacu utarigeze ujya ku rutugu rwa papa. Hari igihe cyashize njye na murumuna wanjye twarahoranye n'ababyeyi batazi iyo turi, natwe tutazi iyo bari, kubera y'amateka twanyuze. Ariko umunsi twabonye nimero zabo tukavugana, papa yaraturamukije. Amaze kuturamutsa ambaza ikibazo cyantangaje. Ntabwo yabajije niba twarize amashuri, ntabwo yabajije niba twarashatse cyangwa niba dufite, yabajije niba dufite abana. Papa yambajije ikibazo cya mbere, yaravuze ati bana banjye muracyakunda Imana, muracyasenga? Nuko tumubwira neza ko tugisenga, ndetse ko tugira abadivantisi umunsi wa karindwi, ndetse ko turi n'abayobozi b'itorero. Maze numva papa biramunejeje cyane. Aravuga ati bana banjye biranejeje cyane kuba abana banjye bakiri abizera. Papa ntiyanejejwe gusa n'uko turiho, ahubwo yanejejwe n'uko dukunda Imana. Icyari kimuhangayikishije si ukumenya niba abana be bariho, ahubwo ni ukumenya niba abana be bari mu bwishingizi bwa Yesu Kristo. Kuko kuri we kubaho utari muri Yesu ni nko kubaho utariho. Ndizera atashidikanya ko amasengesho ya papa wacu ariyo yatumye tugera aha ngaha.
kandi niyo atumye tuguma munsi y'umusaraba. Niyo mpamvu ngiye papa warakoze, turagukunda cyane, kandi natwe turakoze uko dushoboye kugira ngo ikanda ya nyuma nivuga Yesu ahamagaye abera, natwe tuzaba turi muri iryo teraniro ry'abazishyira ku musaraba. Ni naryo ryabisengesho bya papa buri munsi. Muri Bibiliya dufite isezerano nubwo tubabaye hano. Mu Byahishuriwe 14:13 hari amagambo avuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Ariko amagambo y'Luka yatangaje avuga ngo yeee ngo baruhuke imihanzi yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibagejeje gutera. Imirimo ya papa turayizi igiye imukurikiye, ahubwo ni ahacu kugira ngo ibyo watwigishije natwe tubigemo, kugira ngo natwe tuzagere uko yagenze. Nibigenda gutyo neza gushidikanya yuko tuzongera tukamubona. Ubwo rero papa mubyeyi wacu, randevu ni ku nyanja y'ibirahure kuri cya gitondo cy'umuzungu. Hano nta gakondo dufite, gakondo yacu iri mu ijuru, aheza iri mu ijuru.
Yahishuwe 14:13 aratubwira ati numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye waruka imihati yabo kuko imirimo yabo ijanye nabo ibakurikiye. Imana ikomeze kugufasha mu izina rya Yesu. Reka uyu mwanya babwire ubukomere Imana yacu yaremye ababyeyi bacu, ndavuga Adamu na Eva, baremwa ku ishusho yayo. Ntabwo yakwishimira yuko umuntu yaremye ku ishusho yayo ndetse akagerekaho kuducungura, yakwifuza ko tuba muri ubu buzima. Imana yacu ni Imana idakomokaho n'ikibi, ni Imana yuje urukundo rwayo rugereranywa, ariko amahitamo yabo dukomokaho nibo batuzaniye izi ngorane ubwo ari bwo bwose. Ndifuza rero ko muri uyu mwanya babwira ngo mukomere kandi mukomeze n'ijambo ry'Imana riduha ibyiringiro. Mu ijambo tugiye kuganira muri uyu mwanya rigira riti kugira ibyiringiro hirya y'ibituro. Dukwiriye kugira ibyiringiro hirya y'ibituro. Icyumweru cyashize hari mushiki wacu wasinziriye sinzira, yari ari kubyara umwana w'imfura akiri mutoya, bajya gufata umubiri kuko n'uyu munsi byabaye, kuko turi mu gihe cy'imvura. Umubiri bari bagiye gufata ariko babanje kujyana sekeye gutwara umubiri. Igihe bari bayitwaye, Kigingi wari uri kumwe n'iyo sekeye, igihe yabonaga imvura ikubye ari nyinshi, imodoka idafite guhagarara bitewe n'amasaha batanze hano Rusororo, aravuga ngo reka mbe niyambitse muri iyi sekeye. Igihe bari bakomeje bageze imbere, basanga abantu bafitanye nayo gahunda bategereje, bicaye inyuma y'imodoka ya pikapu. Igihe imvura yari ihise, wari uryamye muri sekeye arahaguruka. Abantu bari bayirimo bagira ubwoba, bibaza ibibaye, birabatungura. Bene nyina basaza b'uwo mushiki wacu bari tugiye gushyingura, babiri muri bo basimbutse bibajije ikibaye, bahita bapfa. Kandi aho nibo bari baravuganye nabo gusa, ubwo abo babyeyi basigara iciki. Ntabwo Imana yacu idukunda, ntabwo Imana yacu itwitaho, iduhitiramo kuduhamagara ikoresheje icyo kivuguruzo, ahubwo Imana yacu iraturangira kumenya yuko isi turimo ari isi ifite ingorane z'ubwoko bwose, kugira ngo abantu batinye icyaha n'igisa nacyo, batunganye imibereho yabo mu ruhande rw'Imana. Twahoze twibaza impamvu yabyo, ababyeyi bananiwe kubyakira, gusigara n'icike. Hari umubyeyi mama wabo ari muri koma muri CH,
ntabwo isi yacu n'ubwo abantu bagerageza kuyigira neza ntabwo ari byiza, ntabwo ari iwacu. Iyo abantu rero batari iwabo bagomba kwemera guhura n'ingorane z'ubwoko bwose. Ndagira ngo soma amagambo y'Imana aduhumuriza muri uyu mwanya, ugeterekeza umwizera wasinziriye, twumve ibyiringiro dukwiriye kugira, twumve umugisha uri ku bana bavuka umubyeyi w'umukiranutsi. Ndavuga aba Clemence, aba Felix n'abandi byibuka amazina, abo mvuze nabo ntabwo batabona bivugiwe n'abandi bakwe nabonye, ariko abana bavuka ku mubyeyi w'umukiranutsi baba bafite umugisha. Ndasoma igitabo cy'imigani mu gice cyabo cya 20, igice cyabo cya 20. Ndasoma mpereye ku murongo wa 6 ndetse n'uwa 7. Hari amagambo agira ati: abantu benshi bakunda kwamamaza ineza yabo, ariko umunyamurava bamubona. Umukiranutsi agendera umurava we, hahirwa abana be bazamukurikira. Ntabwo turi kubahamagarira gusinzira, ariko tugira muri iyi si dukwiriye gusinzira nk'abakozi. Hahirwa abana be. Ndabwiye abana buri mubyeyi nshingiye ubuhamya twumvishije muri uyu mugoroba twagiye tugiraho kwibuka ntabwo iyo batweretse uburyo uyu mubyeyi yari umukristo. Biri mu nshingano z'Imana kugena iherezo ry'umuntu, ariko twe tubona birimo y'ibyo yakoraga. Abana baba bagize umugisha wo kuvuka ku mubyeyi umukristo. Iri somo ndarihiranya n'isomo riboneka mu gitabo n'ubundi cy'imigani, igice cya 14, igice cya 14. Ndasoma murongo wa 26. Hari amagambo agira ati: wubaha Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye, kandi abana be bazamukurikira. Kugira umugisha wo kugira ababyeyi beza b'abakristo, izo mbuto turazisogongera nk'abana basigaye. Ndasoma n'ubundi mu gitabo cya Zaburi ya 37. Ndasoma umurongo wa 25 n'umurongo wa 26. Hari amagambo agira ati: nari umusore none ndashaje, ariko sinari nabona umukiranutsi aretse cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Agira ubuntu umunsi ukira, akaguriza abandi, urubyaro rwe rukabona umugisha. Ndabwira abana b'umubyeyi wacu niragire, hari abo nigeze kubona ubushize igihe twari tubikiriye bari kuvuga umunyakwigendera. Ubundi umuntu wabyaye ntabwo ajya abanyakwigendera, ntabwo abanyakwigendera, ahubwo umuntu usinziriye ataragize umugisha wo kubyara niwe baburezi n'abavuga bakamutsinda. Gutsinda ni Ikinyarwanda bakuru barahaga bashobora kumva, bakabura icyo bavuga bakamutsinda, bakavuga ko ari nyakwigendera. Ariko umubyeyi wacu yarekeje usize umuryango kugeza ku ikamba ry'ababyeyi ry'amuzi kumvisha bagera kuri 20. Imana yakoze ibishoboka, ntabwo utagize. Yaramurinze iminsi agira urusoro ku bakuru baraha inda y'amazi,
shimira ibyo yakoze. Turi mu isi ifite amateka akomeye, turi mu isi abantu benshi basa n'aho ari iki bategera abantu bategera abavandimwe bitewe n'isi turimo. Dushingiye ku mateka yabaye muri iki gihugu n'ibihe abanyarwanda bose barimo, Imana yo mu ijuru ibyo yakoze biratwereka yuko yakoze ibishoboka byose kugira ngo dushime Imana. Ubwo rero tugize umugisha wo gushyingura umubyeyi wacu, ntaba ariho gushyingura abana, ndatanga ubutumwa ku bana bukomeye. Umubyeyi mupfukamo w'umukiranutsi, Imana izaziba icyuma, Imana izaziba icyuma. Ndatanga ubutumwa bukomeye, mukwiriye kumenya Imana ya se, mukwiriye kuyizera, mukwiriye kuyirinda. Ndasoma somo riboneka mu gitabo cya Yosuwa, mu gitabo cya Yosuwa igice cyaho ni icya 23. Ndasoma ku murongo wa 14. Hari amagambo Yosuwa yavuze, dore ubu ngiye kugenda nk'uko abandi bose bagenda, kandi muzi mu mitima yanyu yose no mu bugingo bwanyu bwose yuko nta kintu na kimwe cyabuze mu byiza byose Uwiteka Imana yanyu yabasezeranije. Byose byarasohoye, nta kintu na kimwe muri byo cyabuze. Aya ni amagambo Yosuwa yavuze ageze igihe cyo gusinzira nk'uko n'abandi bose basinziye. Muri uyu mwanya urayemerera nyashyire mu nyito niragira yavuga Felix Bartolomeste n'abandi bose na Clemence nibo nibuka, nubwo ntibagiwe n'abandi bashaka bacu batoya. Umubyeyi wacu niragire arababwira ati, mbese koko uratekereza kimara kubabyara mu nshingano zo kubarera n'iki cyakoze? Nubwo ntababwira ngo munsubize, ariko mwansubiza ngo ntacyo. Tewo hari icyo waburagizeho? Ntacyo. Ntacyo arikabuze. Yakoze ushoboye, arabarera. Yosuwa aratanga ubuhamya ijuru n'isi yuko ari nta na kimwe bigeze bamurira mu biganza bye. Imana yabashishije Nyiragire akabarera, mukagira indangagaciro zo kugera kuri uru rwego. Mukwiriye kwiyoboka no kwiyizera. Nahoze kuganira na mushiki wacu Charlotte, yiganye na Clementine, yigeze kumusura turi umwizera wanjye. Ntabwo nzi niba nawe yabyibuka, ariko namusuye yabyaye, ari kuvugana n'uyu mubyeyi duherekeje, ariko mubaze uko ameze ahereye, ntabwo nari uko bivuga. Umutima w'umuntu ukaba akavuga, ariko muhamagara mubaza uko ameze buri kimwe cyose. Charlotte aravuga hano uriya mubyeyi wa gatatu uturutse ari ibumoso, n'abandi batari abana yibyariye mu kimwe basoroma ku mutungo ye. Umubyeyi w'umukristo igihe tubashyingura abana n'abasezeranye ihumure rikomeye ry'uburinzi bw'Imana ku bana n'ubu. Yesu mwiza azaziba icyuho, uzakurikize n'abazi. Ndasoma amagambo shyira gusorezaho, amagambo aboneka mu gitabo cya kabiri cya mbere cyo ku Ngoma, mu gice cyaho cya 28. Ndasoma umurongo wa 9. Nawe Salomo umwana wanjye, umenye Imana Yesu ugiye gukorera
n'umutima utunganye kandi utunze, kuko Uwiteka agenzura imitima yose akamenya ibyo imitima yibwira byose. Numushaka azamubona, ariko numureka azaguteka byose. Ndabwira abana b'umubyeyi wacu dushyingura ntabwo duherekeje uyu munsi, mukwiriye kwizera Imana Yesu, mukwiriye kuyiringira, mukwiriye kugira ngo izabe bugufi bwanyu, izabaha amaherezo meza muri ubu buzima, izabaha amaherezo meza muri ubu buzima. Ndagira rero ko nsoreza ku magambo ntangaho ubutumwa uyu munsi. Abari ahangaha, ari ababyeyi, ari abana, ndagira ngo ntange ubutumwa uyu munsi twese dukwiriye kuzirikana. Dukwiriye kuzirikana, ariko ndabwira abana bagerageje ngo dukomere. Umubyeyi wacu duherekeje mu gihe cye, Imana yaradukoresheje. Nimumukurikiriza mu ndangagaciro yabigishije, uzagira amaherezo meza muri ubu buzima, uzagira umugisha wo kubona abaherekeza bangana batyo. Ntabwo ndimo mbatera ubwoba, Yesu natinda kugaruka uhereye kuri uriya mbere no kubahumuriza, uzamuherekeza. Ariko nyitaba Imana ngo Imana nibona icyo gihe kigeze, izatubwira ngo nzasinzire mu mwanya mwiza. Iryo ry'isengesho rikwiriye kuba iryanyu, natwe twese turabaganga. Ndatanga ubutumwa rero ku bana ba Niragire, ndatanga ubutumwa ku babyeyi bari aho ngaho babyaye, ndatanga ubutumwa ku bandi bantu bari aho ngaho bose babonetse ko muzi ku muryango, kugira murage mukwiriye gusiga kuzatuma abadukomokaho tuzagira umugisha wo kubabona mu gitondo cy'ubuzima. Igitabo cy'Imigani igice cya 6 umurongo wa 20 kugeza 23. Mwana wanjye komeza icyose yagutegetse, kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije, uhore ukomeje mu mutima wawe, ubyambare mu ijosi. Nugenda bizakuyobora, nujya kuryama bizakurinda, kandi nukanguka bizakubwiriza, kuko itegeko ari itabaza, amategeko ari umucyo, kandi ibihano byo guhugura ari inzira y'ubugingo. Umubyeyi wese uri aho ngaho, ikivi cy'uwo duherekeje we aragishoje, asigiye abana umurage mwiza wo gukunda Imana no kuyubaha. Muzayinambe kuvuga Felix n'abandi bana, muzayinambeho. Umubyeyi wese uri aho watekereje ntabwo agahirwa akabyara, akwiriye kurera umwana we avuga ngo igihe nzaba ntakiriho, igihe nzaba nshaje, igihe nzaba naratandukanyijwe nabo, igihe abana banjye bazaba bakuze bagiye mu izamu bari hasi. Ukwiriye kumenya yuko Imana wabigishije, wabaraze amahame y'iby'idini n'iyobokamana bakiri batoya, azababera umuyobozi baryamye bari mu cyumba bonyine, bari mu gihugu cy'abanyamahanga bakikijwe n'ibigirwamana, bari ahantu hakomeye, dushaje tugeze mu zabukuru, intege ziri gusubira ibwami. Ese bazaba abasaza yaje, umubyeyi akorera ikibazo gitera abana kugira amaherezo meza. Aho twari turi kumwe ubushize, twabonye yuko muri bimwe bitera umuntu kubivura, umuntu yakwifuza kubuhamya twumvishije ko umubyeyi wacu muri bimwe bitera gutuma uyu mubyeyi agira amateka nk'aya ngaya, umurava akawukomeza. Ariko ikintu gikomeye cyane, ingingo ya mbere ni ukugira ababyeyi beza, ababyeyi bubaha Imana. Ikintu gikomeye ni Imana ndahabwa n'ababyeyi. Icya kabiri ni ukugira idini. Umuntu urajya abaho akaba imfubyi agasaza, ariko idini bigatuma icyuho cy'ababyeyi bawe ugapfa. Umubyeyi usize
umugore wawe usize umugabo wawe usize iri dini ntijya ripfa Imana ikarembera igakomeza icyuho cy'ababyeyi ukwiriye rero kuba abakristo ukwiriye kuba abantu bubaha Imana ukwiriye kuba ukora uko bishoboka ndasoma somo riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 5 aragira ati kuko nibutse kwizera kutajyanye kuri kwabanje kuba muri nyogokuru Rosiya no muri nyogokuru Yunike kandi nzi neza yuko kurimo nawe nicyo gituma kwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo ibiganza byawe bizahore bikuyoboka iteka ryose kandi wibuke Imana yakurambitseho ibiganza uzahora uyikora ikintu gikomeye cyane baragaruka cyane ku babyeyi bubaha batanga ubutumwa bukomeye yuko ababyeyi bubaha Imana bitera abana kugira amaherezo meza mubyeyi werekeje wagize ibigwi wagize igihe cyiza cyo gukorera Imana yabarakira kugira ngo twizere Imana mubashishije kugira ubutwari zabana natwe kandi yabarakira kugira ngo dukomere ducike intege abadafite ibyiringiro by'umuzuko ku bacu baherekeza izina rya Yesu. Opa, opa,
Zero ni ingaruka zo kutumvira turi kugenda duhura nazo. Niyo mpamvu nsabiye buri muntu wese uri hano iki kibi cyigisho gikomeye, kugira ngo uko bishoboka ku ruhande rwacu tubane n'abantu bose amahoro, kandi uko bishoboka dore twiteguye gutaza umunsi cyangwa igihe. Ngari umugaragu wawe imirimo ye arayishoje, tugiye hari ibisororo agiye kuruhukira ategereje impanda y'Imana uko izavuga, bityo abasize muri Kristo bakazokira ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Turagusabye kugira ngo ibyo byengero bizige imitima yacu, maze buri muntu wese uri hano
atekereze ko iwacu atari hano ku isi, iwacu ari mu ijuru. Maze igihe nikigera tuzagusanga tuvuga tuti Imana twategereje ituzaniye agakiza. Isi iradushyira bugufi na buhoro, isi iri mu mateka aheruka yayo. Turagusabye kugira ngo ubwo wavuze tugiye nibitangira kuba muzarabe murebe hejuru, gucungura kwacu kuzaba kuri hafi. Uturinde guhoza amaso mu isi, tuyibemo tutari ab'isi, ahubwo twitegura ubwami bwawe. Asize umuryango rero, ariko ntabwo awusize ubusa kuko awugusigiye. Reka ube mu biganza byawe. Mubyeyi mama, ukomeze kurindwa nawe, abana bakomeze kurindwa nawe, umugaragu wawe yongeye kwibutsa ko ari inshingano umubyeyi yujuje kandi bagomba gusaba Imana kugira ngo bazabashe kuzubahiriza no kuzigenderamo, arizo zo kuba mu rusengero rwawe, bakanga ikibi, bakagukunda, bakagukorera igihe cyose bazaba ari hano ku isi. Tugiye rero kugenda tugendane nawe, umutekano wacu tuwushyize mu biganza byawe kugira ngo turindwe nawe, kandi buri muntu wese uri hano gutekereza ku iherezo ry'ubuzima bwe, mu izina rya Yesu.
tuzaba igihugu cyiza cyane twasezeraniwe n'Imana tugitegereze twizera ko data kitubonereza aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abanyahirwe ntituzongera kubabara tuzaba dushize agahinda aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi tuzasingiza data cyane umbabazi yatugiriye no kubuntu bw'urukundo rwe n'umugisha yatwungukiye aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi Imana Imana yacu nziza Imana umuremyi umucunguzi wacu tugushimiye iteka kuko ibyo byose ubana natwe nta na kimwe kigutungura kandi iyo tubabaye uratwumva tukadukomeza uhabwa icyubahiro turagushimira bw'umubyeyi Joachim turagushimira bw'igihe abanye nawe ari muzima tukagushima ko inshingano ze zose haba mu buryo bw'umuryango n'ubw'itorero turashimira igihe cye kigera akaruhuka gahunda zose zitegura kumuherekeza baraziringanije uyobora abazitegura duhuriye ahantu kugira ngo tumuherekeze bwa nyuma aharuhukire ategereje impanda y'imperuka tugushimire ko turi mu buzima twiza amahoro ubwo gahunda igiye gutangirira ahantu tuyoboresha ukuboko kwawe kwiza umwuka wawe wera aganirize umutima wa pasiteri ugiye kuyobora umuhango kandi ab'umuryango babaye kuruta undi wese bakomeze kudutaha mu izina rya Yesu abantu bose bafite indabo ku ruhande baze bandebe bandika amazina kugira ngo icyo gikorwa nikigeraho bitaza kugorana tutagira uwo tuza kwibagirwa murakoze reka muri uyu mwanya dukomeze kwihanganisha umubyeyi wacu wasigaye abana inshuti abavandimwe n'abaturanyi ngo mukomere ijuru hari Imana cyatunejeje kuruta ibindi byose ni imirimo myiza y'umubyeyi wacu nk'uko rero pasitori yabivuze mu rusengero icyo yifurizaga burya abasigaye ni ugukomera ku Mana bamenye basobanukiwe kugira ngo igihe nikigera igihe tuzaba tukirana ku isi nanga twarayivuyeho tuzahure n'umubyeyi wacu tuvuga tuti niba natwe twategereje ituzaniye agakiza ni muri ubwo buryo rero ibihe byinshi uyu murimo Kristo yadusigiye wo kubwiriza ubutumwa igihe kigira ukatugora bitewe n'uko abantu bashaka kubona ko badashaka kumva
ariko ndagira ngo mbere y'uko nsoma iri jambo ry'Imana mbaye igitekerezo cy'umubwirizabutumwa umwe waturutse mu gihugu yoherejwe mu kindi. Yari agezeyo yateguye ivuna ko dusanzwe turitegura, nuko ahamagara abantu arababura. Abantu bari bahuze arabahamagara arababura. Igihe kigeze we n'umufasha we bigira inama bati rero iyo umuntu yasinze nangwa se yapfuye abantu benshi baza gutabara, reka natwe tugaragaze ko umwana wacu yapfuye. Barabiganira nuko bari buze kubigenza, nuko baza kwicara mu muryango w'inzu bitangiriye itama. Abakuru muribuka neza ko umwana waga witangiriye itama harya ababyeyi bamugenzaga bati baramutunganyaga n'uko bamukubise, baravuga ati wa mwana uri gukungura hafi yitangiriye itama. Nuko abantu benshi babona ko umuntu bitangiriye itama, baza baje kubasura baravuga ati rero twabuze umwana, akora serikeye ngiyi ashiramo ikirahuri. Aravuga ati rero mu muco wacu tumenyereye ko umuntu yasinziriye nyine tumusezeraho, ariko ubwo ikirahuri kirimo twakundi mwabanye dutambuka, buri muntu wese atambuka, buri wese atambuka, haryo ubwo muratekereza ko warebagamo yabonagamo ndi ubwo wibonaga. Ndagira ngo mbwira abantu twese turi hano, umusaza imirimo yarayishoje, arasinziriye, aragiye, tugiye kumwerekeza. Ariko ndagira ngo nkuko twakomeje kubiganira, ikibazo si ugupfa ahubwo umuntu apfuye ate. Nicyo tugomba guharanira kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwacu. Uyu musaza rero hakomeje kuvugwa byinshi by'ibigwi bye, twanabisubiyemo umwanya munini, ariko uyu mwanya ndagira ngo muri uko gutekereza ku iherezo ry'ubuzima bwacu, ntabwo iherezo ry'abakiranutsi ari gituro. Yesu yagezemo nyuma y'iminsi 3 akivamo arakimena. Niyo mpamvu igihe ari kwa Lazaro yababwiye ati mba reka mwizere, niyo waba warapfuye nangwa ukiriho ukizera, igihe kizagera tuzabaho. Paulo yandikira Abanyakorinto mu gice 15:51 yavuze aya magambo: dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese ahubwo tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya kako guhumbya, ubwo impanda y'Imana izavuga. Impanda izavuga koko abapfuye bazurwe, utazongera kubora, natwe duhindurwe. Uko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe kunesha kwawe kuri he? Warupfuwe uruburi rwawe ruri he? Ibyaha nibyo ruburi rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi yuko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Ndagira ngo muri uyu mwanya Paulo wari urimo uvuga aya magambo avuga ati ntituzasinzira twese. Ndagira ngo igihe amaze asinzire kirahagije, nawe yari azi ko Yesu azasanga ari mu bantu bakiriho. Ariko nkuko twabiganiriye mu minsi yashize, ntabwo nzi umunsi cyangwa igihe. Ubu twese turi ku murongo turategereje, ntabwo tuzozakurikira ejo bundi bukeye bwaho, icyo tuzi ni uko turi ku murongo. Kandi twabonye ko iyo ruje ruhitamo uwo rushaka. Kubw'iyo mpamvu ku ruhande rwacu tubane n'abantu bose amahoro. Kabiri, duhore twiteguye kuko utazi umunsi cyangwa igihe, niyo rwaza ugasanga twiteguye. Bityo rero icyo dushimira Imana ni ikihe? Nuko igihe kigiye kugera, uyu mubiri wacu ubora ukambikwa kutabora, uyu mubiri wacu upfa ukambikwa kudapfa, maze natwe tuzatwishima hejuru tuvuga tuti warupfuwe kunesha kwawe kuri he? Warupfuwe uruburi rwawe ruri he? Nkuko tubibona kandi tubizi, urupfu iyo ruje rutwara uwo rushaka. Ariko kandi reka mbabwire, bituma abantu benshi ngo bagira amatsiko yo gushaka kumenya uko abacu basinziriye baba bameze aho bari. Ariko reka mbakure inzira ku murima, nta wagezeyo ngo agaruke ngo atubwire uko hameze. Niyo mpamvu tuwatinya gutya. Ariko
reka dushimire ijuru ryateganije iyi gahunda yose y'inyokomuntu ko nyuma yo gucumura tuzacunguka. Bityo ndasabira buri muntu wese uri hano, nibyo koko kubura umuntu wawe birababaza, ariko reka tuguheranwa n'agahinda. Impamvu utagomba guheranwa n'agahinda ni uko abacu basinziriye bizeye tuzababona imbonankubone, tuzabona amaso ku maso, maze twibane na Kristo ubuziraherezo, aho tuzongera kurira, aho tuzongera gupfusha, aho tuzongera kurwaza, ahubwo tuzaba amahoro masa, Imana ikaba Imana yacu, natwe tukaba abana bayo. Byahishuwe 20:21 hatubwira iby'ijuru risha n'isi nshya. Yohana yandika yagiye kubona aravuga ati mbona ijuru risha n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Namwe nimwitegereze ibyo amaso atigeze kubona, ibyo amatwi atigeze kumva, ngo ibyo nibyo bibikiye ubwoko bw'Imana. Hari igihe tugera mu mijyi ikomeye, ndetse rimwe na rimwe tukayibona ku ikoranabuhanga, ndetse bamwe uyu munsi mu mwanya washize umuvandimwe yavuze ati papa yagiye kutwereka indege, bituma nanjye numva nyikunze. Nagize ngo ari buze gusoza atubwira ati nageze nyuma nyigendamo. Ariko kimwe mbabwira ni iki? Abagiye mu ndege, abageze muri Amerika, abageze i Burayi baza batubwira bati ni igitangaza. Ariko hari umukurambere wacu batubwiye bye, umunsi umwe bamutembeje muri Amerika abona ni igihugu cyiza, ngo nyuma y'iminsi agiye kubona abona bamugejeje naho ibituro biri ngibi. Aravuga ati none se burya namwe murapfa? Ati rero munsubize iwacu nigendere, kuko nta heza hagize gute aheza ni mu ijuru. Bityo rero aho hantu twese twahateganirije. Umurongo wa 2, mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguye nk'uko umugeni aribishuza umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yacu, kandi urukundo ruzabaho ukundi, kandi umuboro gucanga gutakacanga kuri mwe ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bigize guteye. Ibi byose bizashira, ni ibyiringiro bitsika imitima yacu. Ntabwo tugomba gushidikanya Imana yacu, kuko ni Imana yaremye byose, ni Imana ihoraho kandi ibihe byose. Reka sabe mubyeyi usigaye, abana, inshuti n'abavandimwe, abaturanyi mu mukomere, cyane cyane ko iherezo ry'abakiranutsi atari igituro, ahubwo twizere ko abasinziriye muri Kristo Yesu igihe kigiye kugera bakazazukira ubugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo Yesu. Bifurije kuzatura aho hantu, bifurije ko tuzaha abana twese mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusabe abadufasha baze kugusa kugira ngo dukomeze gahunda. Uririmba akomeze adufashe aririmba.
bamenywa n'abagenzi bazerera kure y'iwabo ubwo umukiza yenda kuza mu bwiza bwe kandi agiye kwima ingoma ye azaza ndabizi ko azagaruka nuko azaza rwose azaza abagenzi bose barembe bazakira umukiza naza kwima gupfa twiringiye Yesu kubera ni ugusinzira ntawe ukangurwa amarira ntawe umwanzi ashukirayo gusinzira muri Yesu ni uburuhukiro bwiza ni amahirwe y'abizeye ko bazahabwa ubugingo gusinzira muri Yesu no gukangurwamo nawe ni imbaraga y'umukiza ntabwo izabuzwa n'ibyaha gusinzira muri Yesu uzurwa n'ijwi ry'impanda maze ibituro bivemo abera bose barara Nakoze muvandimwe wacu umwanya tugezemo rero tugiye gushyingura umubyeyi wacu reka kubw'urukundo Imana idukunda ishimye ko umubyeyi wacu asinzira dukoresheje uburyo bw'indabyo dushize igitaka mu gitaka umukungugu mu mukungugu dufite ibyiringiro by'umuzuko kubizera umwami wacu akaba n'umukiza wacu Imana dukomeze ibyo byiringiro mu izina rya Yesu reka dusabe abapasitori bari hano turirimba Nakizandutanya muri yose nshya nziza tuzaririmbo twakize abacunguwe basaba bavuye hose barabyuka bihomwe azaza nabizi kwazagaruka nuko azaza rwose azaza abagenzi bose baremye bazakira umukiza naza kwima haleluya mina haleluya iteka nitwitora tuzatura Ujye wiringira maze uzambarika bagiza azaza nabizi wazagaruka nuko azaza rwose abagenzi bose barembye bazakira umukiza naza kwima kuva kudapfa kuzakuramuka nimara gukira uzabona umukiza wanjye kandi azabanyagira ibyishimo zamumenya zamumenya zahagarara imbere ye zamumenya zamumenya mbonye inkovu basoje dusubira mu bitaro kugira ngo tuze gutanga umwanya bari kudufasha hano baze kudufasha uburanga bwe buhebuje amaso yake yarabagirana
nzajya musingiza nk'imbawe n'urukundo rwe oya mbonereje aheza soreze zamume zamume bashimire ko rwose imaze byihuse kandi neza zamume zamume sabe abavandimwe bari kudufasha batandukanye ikurikira Yabadusezeyeho bajya kure ubwo twatandukaniye ku cyambu nitujya mu ijuru nta cyiza dutandukanya cyane nifuza kubona umukiza igihugu cyiza cyane twasezeraniwe n'Imana tugitegereze twizera udakagitubonereza aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi ikomeze ku rutare n'abahandi n'umusenyi n'abahandi n'umusenyi naza kw'ijwi ryikondera azasanga mwiteguye nambaye gukiranuka ntanengeza abangifite bikomeze ku rutare n'awahandi n'umusenyi n'awahandi n'umusenyi hanyuma n'abuzukuru nabo babe hafi kugira ngo bize kubashyikiriza ururabo bateguye mu nasabe abantu bafite abuzukuru bavuze babashyire hafi kugira ngo baze kudufasha muri icyo gikorwa abana yareze itorero rya Muyungu babe hafi aho yasengeraga abamasadede bamurira nabo babe hafi babe biyegeranye n'abayobozi bakuru ndabasaba ko ibintu byacu tubikora mu buryo bwihuse itorero rya Muyungu rirakurikirwa na Master Guide bamurire itorero rya Muyungu babe hafi Ndahimana Paul babe hafi na famiye Mareba Deni bitegure nabo babe hafi famiye Ndahimana Paul dusaba abayobozi bakuru twa famiye abakiriho Jean de Dieu nabo bazi kuba bari hafi barakurikira famiye Mareba Deni abakiriho Jean de Dieu bari hafi bashyikirize ngo nimuza gutinda abandi barabahagararira yego abatoye bavuye Nyankora nabo muze mwegere hano hafi mwebwe ndabona inzego abatabaye bavuye Nyankora mwegere hafi hano kugira ngo bashyikirize ururabo abatabaye bavuye Nyankora kandi UNESCO hanyuma famiye ntivuguruzwa ihagarariwe na Nkunza abagabo Justin nabo babe hafi bavuye Nyankora famiye nk'abandi UNESCO yego famiye ntivuguruzwa ihagarariye ngo isibo y'Imena
ni Sibo y'Ishema ngo naho famiye Sibare Matheoneste batuye. Sibo y'Ishema yego abantu baze nabo bageze barindire kuko bahageze bafatanya icyo gikorwa badasubirayo banguke abandi amafamiye bazi Biha yanduye bazi Rubiha Rubiha famiye bazi Rubiha yanduye ngo famiye Theodore. Reka nanone ubwo tugiye kugenda tugana ku musozo kandi abantu basubira aho baturutse, ukomeze wigaragaze kujya hafi n'ujya kure, kandi ubwo tugenda dusatira n'amasaha yera, reka Mwuka Wera akomeze akora umurimo. Bisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen.